murakomeye karibu naho ubundi Frake we numva nahuye n'ibibazo bikomeye cyane cyane ukuri no kwihangana ariko siko nari naramenye amakuru ko wagurishije ya boutique yawe amafaranga wari yafite mu mufuka umva nararigurishije ira boutique yanjye amafaranga barayama rwose ubwo ngubwo ibyo byose byabaye amafaranga nari nyafite ariko nageze mu rugo yose sanga habe n'igiceri cy'icumi Muraho Sandara? Muraho neza. Yego. Amakuru ni meza ariko sinabamenye kandi nge ndumva munsi. Ntabwo munsi nibyo ariko mbafitiye ubutumwa. Ubutumwa kise? Ugiye gusenga. Yego. Ugiye gushaka ikimenyetso. Hari umusore umwe ukwereka kagukunda ariko ntabwo agukunda. Ahubwo hari abasore benshi muri abo basore benshi nibo harimo umwe ugukunda. muri abo basore uwo ngugukunda wigeze wamugirira neza ikizamukubwira nimuhura bwa mbere azaguha imana azaguha azakwambika impeta ubwo nibwo butumwa nari ngufitiye urabihondagiye murakoze mutuye hese dutuye no hirya niho dutuye murakoze nawe kumbi buriya Theo nta nkunda cyangwa uriya muntu yavangiwe suriya n'umuhanuzi ubundi niki ariko se ko atanzi kandi Imana iherutse kumpa amakuru nuko ntayasobanukiwe ako se kuki buri Imana yanyemereye ko nyifata ririya duka nimba Theo atankunda Imana ntiba yarambujije ririya duka ariko ntacyo reka ndindire byose biri mu mugambi w'Imana nukuri ruwo gusenga yose ubu ngubu uko ndeba uko ndi kumva wajya aho nabaye n'umusazi mu mutwe ndi kumva isaha y'amateraniro irageze reka njye mu materaniro ariko uze kuhagera tubiganireho ndi buze gufata akabando numva nagatege fite ariko ninumva mfite agatege ndibuze kwandara gusa nyine nimubona naje mumenye ko nyine oya uhagere turaza kubiganiraho sawa kandi ubwo ndaba nkubona musengere kugira ngo mbone agatege nayenze kuboneka mu materaniro ibibazo
dushimye Imana rero yemeye ko duterana uyu munsi. Imana yacu ihimbazwe. Twagize umugisha rero guterana uyu munsi, hari benshi batabibashije nkuko muri kubireba, hari bene data badahari. Ku makuru makeya twabaha, mwene data Kabera ararwaye, hanyuma umuvandimwe Diakonikazi Jeannette nawe yagize urugendo rumutunguye. Ntekereza ko ibi bigiye kuba ibyumweru bibiri agiye, ubwo nawe ntabwo turamenya amakuru neza y'igihe yazagarukira cyangwa se impamvu yamujyanye. Ariko twe twagize umugisha wo kugera hano rero turanezerewe cyane. Ndi kubibona mu materaniro harimo abashyitsi, umuvandimwe niyo nshuti yari amaze igihe ari mu bitaro yavuyeyo. Ibyo nabyo twabishimira Imana. Rero mbere yuko tujya mu zindi gahunda nkuko bisanzwe, reka tubanze dusaba abashyitsi bari muri iri teraniro bigire ejuru, babanze batwibwire, hanyuma dukomezanye gahunda twese tuziranye. Haleluya. Nitwa Nita, nishimiye guterana namwe. Ntabwo mwishimiye abashyitira ko mbona mutanezerewe. Murakoze cyane. Rero reka duhe na niyo nshuti agira icyo atubwira. Tugiye kumara umwanya turi gusenga, reka abanza avuge tuze gukomerezaho. Ninzi ko nje kwa bosi none nje muri Nyakatsi. Nyamirambo ntabwo ari uko twabaga. Ntabwo nzakomeza kwikorera injerekani gutya. Umutwe wanjye ni uwo gutekereza si uwo kwikorera injerekani. Mushiki we azabikore, nanjye nzakora ibindi. Natabikora azabireke. Haleluya. Ndashima Imana ko nari maze igihe ndwaye, none Imana ikaba yatumye mva mu bitaro kandi nkavayo amahoro. Mumere Imana icyubahiro. Murabibona ko nk'uko mundeba ntabwo ariko nari meze mbere kubera uburwayi, ariko ubu Imana ikaba yashatse yuko twongera guterana nda amahoro. Ndashimira abantu bansuye kwa muganga, nari meze nabi nzi yuko nazavayo nta gukira, ariko kubw'Imana niyo ibizi ikitezeho umuntu. Hari abavandimwe bangezeho, ndabashimira, n'abo dusengana ndabashimira, kandi n'abatarabashije kuza kunsura nabo basigaye bansengera. Igihe cy'amashuri dore kigiye gutangira, cyaratangiye, ariko njye ntabwo nabashije kujyaho kubera ko nari ndwaye, ariko ubu ngubu mboneyeho no kubasezera, nanjye ngiye kuzitegura njye kwiga, ubwo tuzongera kubonana mvuye kwiga. Murakoze, ndashima Imana, muyimere icyubahiro kubwo nakize. Murabyumva rero, ni ibyo gushimira Imana. Abamugezeho barabizi, yararwaye arembye, ariko yabashije gukira. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo rero ni ukumuzirikana, tukanakomeza kumusengera aho agiye ku masomo, akazabasha kwiga neza, cyane ko abandi batangiye kwiga we akaba atarajyayo, ariko turizera neza ko Imana izabikora. Rero reka dushime Imana yo yaturinze mu materaniro yacu. Yakoze rwose, twagize umugisha, Mwuka Wera yadusuye. Niyo mpamvu rero tugiye gusoza dusenga nkuko twatangiye n'ubundi dusenga, tugasabira umugisha abashyitsi badusuye, tukaragiza Imana. Niyo nshuti tugiye kujya ku ishuri, ndetse dusabira n'abarwayi dufite. Reka tubahe Imana dusenga. Turakubashye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, ushimwe kandi wabwa icyubahiro. Waturinze, uturindira umutekano w'ikirere n'ubutaka, uratwemerera tubasha guterana nkuko twari twabigambiriye.
amateraniro arashoje tugambiriye gutandukana tujya mu ngo zacu. Reka tukwinginga ukomeze kubana natwe, ugendane natwe, ubwo tuzongera guhurira hano turi amahoro tuzasima izina ryawe. Tukweretse abarwayi dufite muri iri torero, turakwinginze kugira ngo bakize. Tukweretse niyo nshuti ugiye kujya ku ishuri uzabane nawe, umuha ubwenge buturutse ahera hawe, ubwo tuzongera guhura afite amanota meza, nabwo tuzashima urukundo rwawe. Abashyitsi nabo ukomeze kujyana nabo kandi ukomeze kubateza imbaraga, ubwo tuzongera guterana nabo batari abashyitsi ahubwo bakira abandi bashyitsi, nabwo tuzashima urukundo rwawe. Bana natwe muri byose, ibyatuma uhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amakuru se Kireva ko mbona imbaraga zashize cyane. Amakuru ni meza. Imana ishimwe ubwo wabashije kugera hano mu materaniro. Nifuje ko mbanza nkakuvugisha, niyo mpamvu nguhamagaye. Kandi biranshimishije kuba wagize imbaraga ukagera hano. None se ejo byari byakugendekeye gute?